hepfo arandika ngo abavanga umutungo wabo n'uw'Imana nubwo bakora bakunguka umutungo wabo Imana izawushira mu bamoko y'abana babo batagira icyo bitaho bawupfusha ubusa. Ngo mbese ngo ko nduza adatangaga icyacumi akaba ari uguraga ibipangu akaba ari uguraga imodoka akaba ari ujyaga kurangura mu Bushinwa akaba ari ujyaga kurangura hehe hano ijambo ry'Imana rirashimangiye ngo abantu badatanga icyacumi nubwo yakora ngo akunguka akajya mu Bushinwa akagura ibipangu akagura amamodoka ngo uwo mutungo Imana izawushira mu maboko y'abana babo batagira icyo bitaho bawupfusha iki. Ibi bihamya ntabyo mufite se? Umuntu akaba yari afite ivoitire nziza akaba yari afite ibipangu byamusagutse iyo mitungo yagera ku bana yose bagahita bayikaranga. Mwe murakinisha maraki nakubwiye ngo mu byo uzitondere maraki. Babandi bigiraga ibihangange maraki zagukuba uzanyoroka. Maraki nubwo yagura indege mwihorere nubwo yagura indege mureke wimubaye kubabazwa nawe. Abana be nibibageraho bazabigabana byose bahite babikaranga bishire. Uzaba wararuhiye iki? Kuba waragiye mu voitire nziza kuba waruriraga indege ugiye kurangura mu mahanga abana waruhiye nabo bagakorera abandi. Nsi mukanya saa 8 urabona ibibazo bikoreye hejuru ngo yo kwimana icyacumi ko n'umuntu afite imodoka kugutanga ibihumbi 100 agiye guturi ku mutima kwari gutekereza miliyoni 39 rimwe. Nyamara hano tuti dufite umukire yarakize pe. Ndi kwibuka ku isabato mukuru w'itorero byagazigara bavuga ngo itorero rigiye kujya ririshura amazi abantu babanje gukoteza. Niki kibitera? Ni imivumo bikoreye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo umukuru w'itorero utazi gusobanura icyacumi ngo agomba kuvaho ngo ntacyo abamariya bizera kuko atuma bizera bikorera imivumo ndenga kamere. Bamwe bagayirwa n'Imana ko banza gutanga kimwe mu 10. Hari abizera benshi baba mu itorero bakaba mu itorero neza nyamara batemera gutanga icyacumi. Bayobozi mwumve neza umukuru w'itorero pasitoro utazi gusobanurira bizera neza icyacumi. Hano ijambo ry'Imana riravuze ngo uwo mukuru w'itorero cyangwa pasitoro umeze atyo agomba kuvaho kwegura akavaho. Umukuru w'itorero nyawe wagomba kubazi gusobanura icyacumi neza kandi akararikira bizera kugitanga banezerewe. Kubera iki? Ngo kuko yirengagiza ikibazo gishobora kubera itorero inkuruzi y'umugisha cyangwa umuvumo. Arakomeza arandika ngo n'umubwiriza butumwa ubwiriza ubutumwa neza ariko agasoza atigishije icyacumi uwo mubwiriza butumwa ngo ntacyo aba yavuze. Ibyiza ngo ni uko ururimi rwe rwaborera mu kanwa ke. Ntabwo mubwiriza ngo Imana imwemera. Ibyo ngo wasobanurira bizera byose ugakwepa icyacumi ngo ntacyo uba wavuze. Ngo ibyiza ni uko ururimi rwaborera mu kanwa ngo bavuze ibidafite. Mpamvu uyu munsi nashatse gusobanurira abana b'Imana Maraki igice cya 3 noneho. Maze icyumweru cyose mbabwiriza ubutumwa bwiza. Maze icyumweru cyose mbabwiriza ukuntu umuntu yakira Yesu Kristo mu mibereho ye. None uyu munsi ngeze ku cyacu. Ngayangari konga bakuru b'itorero ngo na pasitoro ngo guhora bavuga icyacumi gusa. Ibyanditswe birabishimangira kwa ahubwo utazi kubisobanura neza akwiriye kujya yegura. Ndi kubona ko n'umuntu yafunze karuvati ideni rigiye kumusandaza. Iyo karuvati njewe izarorera mushyane.
Nama ku Busonga page 81. Ayo magambo nanone urayasanga mu bihamya by'itorero volume ya 2 page 498. Haranditse ngo abafite ubugugu bakagumana ibyo bagomba guha Imana ntibazatangazwa no kubona ibyo bari bafite bibacitse. Ukabona wari ufite imodoka ukabona iragucitse, ukabona inzu wacungiragaho iragucitse, ukabona akazi keza wari ufite leta ikaza nicyo bita reforme, ukabona mu kugabanya abakozi ni wowe bahereyeho. Umuvumo nimero ya 3 ngo abimana icyacumi ntibazatangazwe no kubona n'ibyo bari bafite bibacitse. Mpamvu biravango ishanga ryose uko mungana muravumwa wa muvumo. Reba iteraniro ringana ritya, abagabo n'abagore barimbye batya, bose barimo amadeni. None abanyeshuri baturutse hariya muri Kiste baje gusaba imfashanyo, abantu bishwa n'amadeni. Turaba turareba mu kanya. Munezerewe, Yesu ashimwe. Reka dushime Imana kandi tuyishime cyane. Kubw'aya masaha tugezemo tugiye kumva ijambo ry'Imana. Iteraniro ry'abahungu n'abakobwa b'Imana ringana ritya. Imana ihimbazwe. Kandi namwe muri mu materaniro Imana ibaha umugisha. Uyu munsi wa none dusa n'abarangije icyumweru cya mbere cy'amavuna. Tugiye gutangira uyu mwanya cyangwa se nimugoroba twatangiye icyumweru cya 2 cy'amavuna. Ndetse n'uyu munsi nk'uko mwabibonye ko hari gahunda zidasanzwe. Turaza twese buri wese uko ashoboye, nubwo turataramirwa mu buryo bukomeye. Turaza gutera abavandimwe bacu b'abanyeshuri inkunga yo kugira ngo nabo babone urusengero rwo gusengeramo Imana, izina ry'Imana rihimbazwe. Rero icyumweru cya 2 turangije cya mbere, tumaze kubona abantu 10 biteguye kuzabatizwa. Nanezerewe cyane. Reka niba bahari aho bari bahagurukira aho bari, abamaze kwiyandikisha biteguye kuzabatizwa ku isabato aho muri muhagurukira aho muri. Basibye abadamu bo ndi kubona mama Kevin egera hino. Mbese wahaguruka vuba ukabereka ko ari wowe ubana n'umubwiriza. Ubwo ngiye kubyungukiramo nze no kubamenya rwose. N'akantu koroshye nimugire ikibazo. Abandi bwo hari basibye cyangwa bafite ubwoba, kuko hari ikipe ibura ku kibuga bari bayitegereje, icyakorayo iterwa mpaga. None se reka mbabaze, mbere yuko mbwiriza tugiye kwigisha iteraniro guteka. Kandi icyo tugiye kubigisha guteka ni ikiribwa abanyarwanda bahoza mu biryo byabo. Icyo kiribwa nta kindi ni ibishyimbo. Uburyo bwo guteka ibishyimbo neza. Ngo hari ikibazo kirimo? Ntacyo rwose. Mudamu mukuru w'itorero nawe bari umukuru w'itorero. None urumva biri kuza vuba. Uvuye ku iduka uguzeyo ibishyimbo byumye. Iwacu tubyita ngo ni ukubitsimba, niko tubyita iwacu.
ncamake ni izihe nzira unyuramo? kuko ibishimbo birahambaye mu muco nyarwanda. Iwacu niyo inzu idafite ibishimbo, harimo ibirayi, hakaba harimo ibigori, hakaba harimo umuceri, hakaba harimo kawunga, baravuga ngo mu nzu nta biryo tugenjeje dute. Niko abanyarwanda bameze. Ibiryo ni ibishimbo. None intambwe uvuye ubwo nabatangiriye, mvuye ku iduka ndabiguze birumye, ndabitegura nte? Agatoki hejuru. Ndaza mbanze mbitore mvanemo imyanda, nindangiza mbironge, nindangiza mbyinike. Ari amazi ya mbere nyamene, kuko burya kwa kundi duhita tubiteka tukabitogosa, hari ikintu cyangiza mu mubiri kibamo. Buri ibyinditse amazi ya mbere urayamena, noneho ukabona kubiteka. Kandi ngomba no kuba nateguye amazi ashyushye yo kujya nongeramo, ntongeramo yakonje. Murakoze. Kugira ngo tudatinda rero, muri mwebwe nitabaje uvuga ati ndi kumva hari akandi kantu nshobora kongeraho, cyangwa se hari ako nakuramo mu byavuze. Turashaka uwumva yakongera, turi kwigisha icyigisho cy'ubuzima, uwumva yagira icyo yongeraho cyangwa icyo yagabanya, abari gushyira hejuru. Nawe uvuga ati nibyo rwose. Akeka mbere hano hirya. Iyo bimaze kubira bwa mbere ugiye gushyiramo amazi ya kabiri, ushyiramo agakukuru. Abizera baramwemeye rwose, nta kindi gisigaye, ntacyo. Aha, aba badamu rero bafatanije, nubwo ngiye gufata undi munota umwe cyangwa ibiri, mwese mubampere amashyi. Berave, oh bravo, oh bravo, bravo, bravo. Kureba ko ubwoba ari bwo butuma umuntu atsindwa ikizamini. Ubwoba mwari mufite, none muragitsinze, Imana ibaha umugisha. Mujye kwiyicarira. Ubu mwese ndanababonye. Nkuko muri kamere yanjye, mbere yuko nigisha ijambo ry'Imana, mbanza nagira icyo mvuga ku kwitungira amagara. Uko ibyo uzabisanga mu nama ku mirire n'ibyo kurya. Umushayimana yaravuze ngo ntabwo dukwiriye kuvuga ijambo ry'Imana ntacyo turavuga ku mahame yo kwirinda. Uyu mwanya rero mwese nari nabateguriye iri somo rirebana no gutegura ibishyimbo. Ibyo basobanuye nibyo koko, ariko hari icyo nashakaga kwibutsa iteraniro ryose mu gutegura ibishyimbo. Kubigura nibyo, kubitoranya nibyo, kubironga nibyo, gushyiramo agakukuri nibyo, ariko icyo nashakaga gushimangira ni uburyo bwo kubyinika, kubitumbika mbere y'uko ubiteka. Mu gitabo cyitwa Sante Pari Rezarima, ku cyigisho kivuga ibishyimbo, birabujijwe guteka ibishyimbo utigeze winika. Mushiki wanjye yabisobanuye. Ibishyimbo hagati y'igishishwa n'igishyimbo nyirizina habamo icyo bita za aside. Izo aside nizo zigira ingaruka mu gifu, izo aside zikagira ingaruka mu mitsi, izo aside zikagira ingaruka mu bitekerezo, ku buryo bishobora no gutera bamwe umwuka wo kurakazwa n'ubusa. Niyo mpamvu rero ni ifuti rikomeye kandi bikaziririzwa.
Yesu ashimwe. Murarangiza ryari? Tuzabigarukaho ku buryo bwimbitse kubera ko ibishyimbo tubikoresha kenshi. Icyo nashatse ko muzirikana nicyo ni kuri page 331 kudakwiriye kwibeshya ngo uteke ibishyimbo utigeze winika mu mazi kandi ayo mazi ya mbere ukayamena. Murakoze, Imana ibaha umugisha. Muri iki cyumweru cya kabiri murambura Bibiliya zanyu mu gitabo cy'umuhanuzi Maraki. Mubanze murambure muri Maraki mbabwire uko icyigisho cyangwa se uko ibi by'icyumweru gisigaye kizaba kimeze. Nk'uko twabisezeranye rero mu cyumweru cya kabiri hazabaho guhugura amatsinda. Ejo mu gitondo amateraniro ashoshe mu gitondo, abasore n'urubyiruko mwese ndabararitse. Tuzarangiza amateraniro hahite hakurikiraho amahugurwa y'abasore n'urubyiruko. Dushoje amateraniro nimugoroba ejo ku cyumweru hazahita hakurikiraho amahugurwa y'abadamu bose. Kuwa mbere wa leta nimugoroba uwo munsi hazahugurwa abagabo. Kuwa kabiri wa leta nimugoroba uwo munsi hazahugurwa abagabo n'abagore bose bari kumwe. Kuwa gatatu wa leta nimugoroba uwo munsi hazahugurwa abagabo bose n'abadamu bose babuze abo bashakanye, abapfakazi n'abapfakare. Kuwa kane wa leta hazahugurwa, itorero ryifuje yuko n'umunsi nari nasize, hazahugurwa abaririmbyi bose. Kuwa nyuma turangije gutangira isabato, abakuru b'itorero n'abadamu babo bazaze babukereye, nibo nzasorezaho mu guhugura amatsinda. Aya matsinda rero buri tsinda ni isaha imwe. Niwumva udashobora kuyihanganira kugira ngo ntazakubangamira cyangwa nawe ukambangamira, ntuzaze, nta rubanza. Ntuzaba ashoboye kwihanganira isaha imwe itarengaho n'umunota umwe. Isaha imwe. Maraki igice cya 3. Ubwo tugeze mu kibwirizwa. Umurongo ni wa 7. Haranditswe ngo ibyaha by'abantu b'Imana bagira ubugugu ku by'Imana. Niwe mutwe w'amagambo. Murongo wa 7. Uhereye mu bihe by'abasogokuruza wanyu muhora muteshuka mukareka amategeko yanjye, ntimuyitondere. Nimungarukire nanjye ndabagarukira, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Nyamara murabaza muti tuzagaruka dute? Mbese umuntu yakwima Imana ibyayo? Ariko mwebwe mwarabinyimye. Nyamara murabaza muti twakwimye iki? Mwanyimye imigabane ya 1/10 n'amaturo.
murongo wa 9 muravumwa wa muvumo kuko ishanga ryose uko mungana mwanyimye ibyanjye. murongo wa 10 nimuza n'imigabane ya kimwe mu 10 ishitse mubishyire mu bubiko inzu yanjye ibe mu ibyo kurya. ngaho nimubingeragereshe niko Uwiteka Nyiringabo avuga. murebe ko ntazabagomororera imigomero yo mu ijuru nkabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza. nzahana indyanyi nyibahora ntizarimbura imyaka yo ku butaka bwanyu, kandi n'umuzabibu wanyu ntuzaragarika imbuto mu murima igihe cyawe kitaragera, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. kandi amahanga yose azabita abanyamahirwe kuko muzaba igihugu kinezeza, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. amagambo mwamvuze yarakomeye, niko Uwiteka avuga. nyamara murabaza muti twakuvuze iki? mwavuze yuko gukorera Imana ari nta mumaro, kandi muti byatumariye iki ubwo twitonderaga amategeko yayo tukagendera imbere y'Uwiteka Nyiringabo twambaye ibyo kwirabura 15. noneho abibone nibo twita abanyamahirwe. ni koko abakora ibyaha barakomezwa, ndetse bagerageza Imana bagakizwa. muhaguruke dusenga Imana. muhaguruke tubanze twambaze Imana. mureke dusenge. Data wa twese, Mana yacu ihoraho, aya masaha abahungu bawe n'abakobwa bawe duteraniye imbere yawe, turagushimye cyane ayo mahirwe uduhaye. izina ryawe rihimbazwe. tukwishize mu biganza rero ngo twese hamwe utwongerere Mwuka Wera. twese hamwe uturinde Satani n'abadayimoni be. icyo nicyo ngusabye nguhendahenda cyane ngo utugirire imbabazi mu izina rya Yesu. icyigisho tugiye kwigira hamwe gifite insanganyamatsiko ivuga ngo inkuruzi y'umugisha cyangwa umuvumo. inkuruzi y'umugisha cyangwa umuvumo. iri somo ryanditswe n'umuhanuzi Maraki, niryo somo nifuje kubagezaho. mwumvise uburyo abantu b'Imana bagiraga ubugugu, kugeza ubwo bo hagati yabo n'Imana batangira kugishanya impaka. Imana ibashinja ubuhemu bukomeye bwo kuyima ibyayo. abantu nabo bati twakwimye iki? kugeza ubwo Imana yasobanuye neza, iravuga ngo mwanyimye imigabane ya kimwe mu 10. none kubera iyo mpamvu muravumwa wa muvumo ishanga ryose. ubu butumwa bwa Maraki ndashaka kububwira abantu b'Imana bose, kandi ubu butumwa buri muri Maraki rero ni ubutumwa bukomeye, ni ubutumwa bukwiye kubwirwa abantu bose bagasobanukirwa n'inshingano bafite mu kugarura iby'Imana. mu gitabo Inama ku Busonga paje ya 97 isubi ya 3 na paje ya 98 isubi ya mbere haranditswe ngo
abihanye vuba nibasobanurirwa inshingano yabo yo kugarura icyacumi. Bona nubwo hakwinjira mu itorero abantu 6 aho kwinjira 60 badasobanukiwe inshingano bafite yo gutanga icyacumi. Stop. Mu badivandisi umunsi wa 7 kubera agaciro tugiye kurebera hamwe muri uyu mwanya mu kugarurira Imana icyacumi. Abantu bose bihanye vuba bagomba gusobanurirwa icyacumi neza, bakabyumva neza. Hano umuja w'Imana arandika ngo bona nubwo habatizwa 6 aho kubatizwa 60 batazi gutanga icyacumi. Ibyo bivuze iki? Biravuze ngo mu itorero ry'Imana mbere yuko umuntu abatizwa agomba kuba asobanukiwe n'ingingo bita icyacumi. Niba atabishaka akaba atabisobanukiwe ntabwo yemerewe kujya muri Yorodani y'itorero. Ntabwo yemewe ngo kubatizwa. Ngo nubwo hajya habatizwa bake ariko bake bazi icyacumi cyaricyo. Ikigisho kiravuga ngo inkuruzi y'umugisha cyangwa umuvumo. Inama ku busonga page ya 70. Mwumva uko havuga. Na page ya 74 haravuga ngo ni mutyo he kugira n'umwe ugera mu gihe cy'ubukene. Hano bana b'Imana mutega amatwi. Ni mutyo he kugira n'umwe ugera mu gihe cy'ubukene maze ngo afate amafaranga yerejwe gukora umurimo w'Imana kugira ngo ayakoreshe mu nyungu ze bwite, hanyuma narangiza ngo yihumurize kwaza yishyura mu minsi runaka. Aya magambo arareba abakene. Bavandimwe, nubwo waba wabuze ikode, nubwo waba wabuze ibyo kurya, nubwo minerivare yaba yabuze, ibyanditswe birashimangiye ngo nta muntu n'umwe ugomba kugera mu bukene ngo abigire urwitwazo rwo gukoresha icyacumi. Nta n'umwe. Nibashake babe bari kugusohora mu nzu. Icyacumi ni itegeko ry'Imana. Nushaka ubugiye kuburara, icyacumi ni itegeko ridahinduka. Nta muntu n'umwe utarebwa n'iri tegeko. Niyo mpamvu rero ababatizwa bagomba kuba basobanukiwe neza inshingano bafite ku cyacumi. Inama ku busonga page ya 98 Musha w'Imana yaranditse ngo niba abashumba berekanye ko badashoboye kuzuza inshingano zabo, niba badashoboye kwereka itorero akamaro gakomoka ku guha Imana ibyibasaba, niba batabaye maso kugira ngo abizera babindahemuka kugira ngo icyacumi gitangwe, bari mu kaga. Birengagiza ikibazo gishobora kubera itorero inkuruzi y'umugisha cyangwa umuvumo. Musha w'Imana arandika ngo bari bakwiriye kuvanwa ku nshingano zabo
nyuma hagatoranywa abandi bagabo mu cyimbo cyabo bakageragezwa. Bayobozi mwumve neza, umukuru w'itorero, pasitoro utazi gusobanurira abizera neza icyacumi. Hano ijambo ry'Imana riravuze ngo uwo mukuru w'itorero cyangwa pasitoro umeze atyo agomba kuvaho, kwegura akavaho. Umukuru w'itorero nyawe wagomba kuba azi gusobanura icyacumi neza, kandi akararikira abizera kugitanga banezerewe. Kubera iki? Ngo kuko yirengagiza ikibazo gishobora kubera itorero inkuruzi y'umugisha cyangwa umuvumo. Arakomeza arandika ngo n'umubwiriza butumwa ubwiriza ubutumwa neza ariko agasoza atigishije icyacumi, uwo mubwiriza butumwa ngo ntacyo aba yavuze. Ibyiza ngo ni uko ururimi rwe rwaborera mu kanwa ke. Ntabwo mubwiriza ngo Imana imwemera. Ibyo ngo wasobanurira abizera byose ugakwepa icyacumi ngo ntacyo uba wavuze. Ngo ibyiza ni uko ururimi rwaborera mu kanwa ngo bavuze ibidafite. Mpamvu uyu munsi nashatse gusobanurira abana b'Imana Maraki igice cya 3 noneho. Maze icyumweru cyose mbabwiriza ubutumwa bwiza. Maze icyumweru cyose mbabwiriza ukuntu umuntu yakira Yesu Kristo mu mibereho ye. None uyu munsi ngeze ku cyacu. Ngayangari konga bakuru b'itorero ngo na pasitoro ngo guhora bavuga icyacumi gusa. Ibyanditswe birabishimangira kwa ahubwo utazi kubisobanura neza akwiriye kujya yegura. Amaturo mu gitabo cyitwa iby'Abadiventiste umunsi wa 7 bizera, page 276. Ayo magambo nanone urayasanga muri Nehemiya igice cya 10 umurongo wa 33. Handitse amagambo akomeye. Abisirayeli mu by'Abadiventiste umunsi wa 7 bizera nakagingo kavuga amaturo. Baranditse ngo Abisirayeli batangaga hagati ya 1/4 na 1/5 cy'ibyo bungukaga ku bijyanye n'iby'idini ndetse no gutura Imana amaturo. Ngiri itegeko ry'amaturo. Amaturo ntabwo ari ugupfa kwishiriramo. Oya, amaturo ni 1/4 na 1/5 cy'icyacumi watanze. Niba nungutse ibihumbi 10, icyacumi ni 1000, amaturo ni 1/4 cyangwa 1/5 cy'icyo 1000 natanze. Ni ukuvuga ni amafaranga 200 niyo maturo. Bavandimwe rero muramenye mutazabura ibihembo by'imirimo yanyu muzira kwiba Imana. Mbere bamwe bagayirwa n'Imana ko banza gutanga 1/10. Hari abizera benshi baba mu itorero bakaba mu itorero neza nyamara batemera gutanga icyacumi. Iryo ni itsinda rya mbere ribarizwa hano mu itorero. Itsinda rya kabiri, abandi bagayirwa n'Imana ko bagitanze kituzuye. Iri tsinda rya kabiri ritanga mu itorero bahora batanga icyacumi nyamara bagatanga ikituzuye. Abo nabo baba bari kumurimo gusa, ntabwo bazigera babona ibihembo by'imirimo yabo. Itsinda rya gatatu, abandi bagayirwa n'Imana ko bagitanze cyuzuye nyamara barabanje kwikenura. Uzabisanga mu nama ku Busonga page 76. Bavandimwe muteranire hano, icyacumi utanga nubwo cyaba cyuzuye
itsinda rya kane abandi bakagitanga n'umutima mubi abo bose baravumwa wa muvumo bose uko bangana inama ku busonga haje 86 isubi ya mbere haravuga ngo nabonye bamwe bibabarira bavuga ko bafite impamvu zituma badafasha umurimo w'Imana ngo kuko barimo imyenda kibaye basuzumaga imitima yabo byimazeyo bavumbuye ko kwikunda kwabo ariyo mpamvu ituma batazanira Imana amaturo y'ubushake erene kiwa itarandikamo bamwe basahora imyenda ukumva umuntu nyabuna batanga icyacu kuri banki bitari umwenda bikimena bitari umwenda ntabwo nari nishyura kopera ntabwo nari nishyura ikode wavana bivuze ubu uri kuri uyu hano haranditse ngo bene abo umuntu wanga gutanga icyacumi kandi akanga kugitanga kiranutse umuvumo wa mbere bazahora bimyenda uzahora bimyenda kugeza ubu ugiye mu gituro unarimo imyenda no ku gituro abakuru b'itorero bavuge ngo abo yari arimo imyenda bazi umuryango wishyure n'abana bawe basigire mu myenda niwo muvumo nimero ya mbere tumamisha mu ibara ngo muravuga wa muvumo ishana ryose uko mugejeje gute uko muga reka maze muri aya masaha umugabo cyangwa umugore uri muri aya materaniro akaba nta mwenda afite nta deni barimo haba kuri butike haba ikode yabuze icyo yishyura haba kuri banki haba mu kinina umuntu utanga ideni nahaguruke wubatse muturize imbere y'Uwiteka ijambo ry'Imana niryo ni kugira ngo wumve neza usobanukirwe neza ko umuntu wese utanga icyacumi nabi umuvumo wa mbere azahora mu myenda uzajya urarangiza umwenda ubona ujya gufata uwundi kugeza ubwo imyenda iguhitanye uwo muntu ahora mu myenda mwiyicarire imyenda narindi kubabona n'udukwenda tureture kumbi ni amatara abandi bari kuzunguza menshi abaca kumbi ni amatara abandi abona saa yine icatuma ntabwo gituma umuntu yikura mu mategeko uzajya urarangiza rimwe ubona ugiye gupfa usubireyo kugeza ubwo isukari kuzamukanye koko iperitansi yizamuke aba aribyo biguhitana wishwe n'amategeko uwo niwo muvumo wa bibi cyacu urashaka ngo wumve umurongo wa kera kwango bamwe bazahora n'imyenda herane kiwe kirakomeza nandika ngo umuntu ukubona yambaye ikote ry'ibihumbi 200 ari bideni biba bimaze iki kwambara ikote ry'ibihumbi 200 urimo miliyoni 28 iryo kote ukora imaze iki kwikunda kwabo kuzatuma Imana idahimigisha imishinga yabo bitera imbere niwo muvumo nimero ya kabiri ntabwo Imana izigera ihimigisha imishinga yabo bitera imbere zahora
kamoto ni yazigiye abapolisi bakajana zauri gucumira ku kazu ubonera turavuze ngo hano turahacisha umuhanda utari zauri mukabutika kifunu umunyu agomba ko uhoraho umuvumo nimero ya kabiri kwikunda ukuzatuma imana idahimigisha imishinga bakora gutegura bakunda isi kuruta uko bakunda ijambo ry'Imana ntabwo biteguye ubwami bw'Imana niko umuja w'Imana yanditse bavandimwe inkuruzi y'umugisha cyangwa umuvumo ni maraki niyo mpamvu mbwiraga bizera nti niba uzi ubwenge buri gukora neza ukabuzi ko bukora neza mu byo witondera uje witondera icyacu inama ku busonga paje 81 nandi kubona ko n'umuntu yafunze karuvati ideni rigiye kumusandaza iyo karuvati njewe izarorera mujyane nama ku busonga paje 81 ayo magambo nanone urayasanga mu bihamya by'itorero volume ya kabiri paje 498 haranditse ngo abafite ubugugu bakagumana ibyo bagomba guha Imana ntibazatangazwe no kubona ibyo bari bafite bibacitse ukabona wari ufite imodoka ukabona iragucitse ukabona inzu wacungiragaho iragucitse ukabona akazi keza wari ufashe wari ufite leta ikaza nicyo bita reforme ukabona mu kugabanya abakozi ni wowe bahereyeho umuvumo nimero ya 3 ngo abimana icyacumi ntibazatangazwe no kubona n'ibyo bari bafite bibacitse mpamvu biravango ishanga ryose uko mungana muravumwa wa muvumo reba iteraniro ringana ritya abagabo n'abagore barimbye batya bose barimo amadeni none abanyeshuri baturutse hariya muri Kiste baje gusaba imfashanyo abantu bishwe n'amadeni turaba turareba mukanya si mukanya saa 8 urabona ibibazo bikoreye hejuru ngo yo kwimana icyacumi ko n'umuntu afite imodoka kugutanga ibihumbi 100 agiye guturi ku mutima ko ari gutekereza miliyoni 39 rimo nyamara hano tuti dufite umukire yarakize pe ndi kwibuka ku isabato mukuru w'itorero byagaze garavuga ngo itorero rigiye kujya ririshura amazi abantu babanje gukoteza niki kibitera ni imivumo bikoreye niyo mpamvu ijambo ry'Imana ryavuze ngo umukuru w'itorero utazi gusobanura icyacumi ngo agomba kuvaho ngo ntacyo abamariya bizera kuko atuma bizera bikorera imivumo ndenga kamere ntuzatangazwe no kubona n'ibyo wari ufite bigucitse niwo muvumo wa 4 hepfo arandika ngo abavanga umutungo wabo n'uw'Imana nubwo bakora bakunguka umutungo wabo Imana izawushira mu bamoko y'abana babo batagira icyo bitaho bawupfusha ubusa ngo mbese ngo ko nduza datangaga icyacumi akaba ari uguraga ibipangu akaba ari uguraga imodoka akaba ari ujyaga kurangura mu Bushinwa akaba ari ujyaga kurangura hehe hani ijambo ry'Imana rirashimangiye ngo abantu badatanga icyacumi nubwo yakora ngo akunguka akajya mu Bushinwa akagura ibipangu akagura amamodoka ngo uwo mutungo Imana izawushira mu maboko y'abana babo batagira icyo bitaho bawupfusha iki ibi bihamya ntabyo mufite se umuntu akaba yari afite ivoitire nziza akaba yari afite ibipangu byamusagutse iyo mitungo yagera ku bana yose bagahita bayikaranga mwe murakinisha maraki nakubwiye ngo mu byo uzitondere maraki abandi bigiraga ibihangange maraki zagukuba uzanyoroka maraki nubwo yagura indege mwihorere
nubwo yagura indege mureke wimubaye kubabazwa nawe. Abana be nibibageraho bazabigabana byose bahite babikaranga bishire. Uzaba wararuhiye iki? Kuba waragiye mu voiture nziza, kuba waruriraga indege ugiye kurangura mu mahanga, abana waruhiye nabo bagakorera abandi. Kandi reka mbahigi hamya ntabwo mukizi kuko Satani yatwishe. Uzumve mwababyeyi mwe, uzumve iyo uvuganye n'abana bawe imishinga y'iterambere yose barayemera cyangwa barayihakana. Yose barayihakana bati papa arashaje ntazaho igihe kigeze. Ko ngiye kubaka inzu ukumva ntibemera kubaka amazu, ntabwo ibyo babyemera. Bashaka ibintu biri rix, ukende mu mafiyeri gusa. Abwo ari kukubwira ndi papa uri kuruha uri kuvunika, njewe n'ubutakiriho nzahita byose mbitanga ngiye nigendera uko nshaka. Maraki ngumubwiriza rero uhangara kubwiriza ntabwira bizera Maraki ngururimi rwe ntacyo ruba rwaravuze. Uzuko ngumuntu nta nisona afite, umuntu afashe urutelefone rungana gutya ari mideni. Ni Maraki ndi kukubwira, nta kindi. Niyo mpamvu bavandimwe rero, njewe kubera ubwenge bwanjye buke, niba hari ibintu nitondera imuhira mbere y'ibindi ni icyacumi. Kubera ubwoba bwo kubaha icyacumi, mu rugo ndacuruza, mfite kenkayeri njya kurangura. Iyo naranguye amabati, nkarangura sima, nkarangura amarangi, mba nzi uko nzayacuruza kugira ngo hatagira icyacumi kirigitira mu mutungo wanjye. Mpita mbara iyo nyungu yose kiva kurangura. Ubwo nibwo bwenge bwanjye buke, kakijana mbere yuko ncuruza. Ngasigara ndi kwindika ibyanje, ntonindikaga iby'Imana, nindikaga ibyanje nasigaranye. Ngasigarana ndi guha uwo nshaka ibyanje. Icyacumi nakijanye kera. Uko niko ubwenge mbwiraga madamu, ndumva ndagusabye usamba barire twe tuzapfe neza, twe kuzapfa twikoreje abana imivumo, twe kuzareka dupfe neza. Rimwe na rimwe inka ishobora gupfa ugasanga inka yawe yapfuye. Rimwe na rimwe ifarashi yawe ishobora gupfa. Rimwe na rimwe ushobora no guhura n'igihombo mu buryo butunguranye. Maze umuntu yahura n'ibi byose, Imana yaranyanze, muziranye mute kuri igisambo? Kuri igisambo ko wayitesheje umutwe, uzagenda nkipfe, igihombo kiza nikitaza kizafungira ku bana bawe, niyo kizarangirira. Muzabona abantu bari abakire, isi yose ibubaha, ariko iyo mitungo yagera mu maboko y'abana, abana bose yose bagahita bayikaranga igahinduka ubusa. Kubera Maraki niyo ibihageze. Ubwo tayari Maraki bihageze. Mpamvu bavandimwe, indirimbo ya 230 twaririmbye ivuga ngo ikize. Turaririmba dusoza, iravuga ngo nubwo waterwa n'amakubangana iki. Indirimbo iti ibuka imigisha bagenjeje ute. Amakubizo cyari cyo, nubwo waterwa n'amakuba icyacumi hariya. Ndiko ndirimbo ivuga nubwo waterwa n'amakuba menshi, ibyayo makuba ntibireba Imana, icyacumi hariya. Nubwo waterwa n'imbagarara zikaguhagarika umutima, niko ndirimbo ivuga, icyacumi hariya. Ubugambo no, icyacumi hariya. Ubugambo buze nyuma. Iby'amakuba ni ibyawe, ni kwisi imeze, icyacumi hariya. Umuntu utagomba gutanga icyacumi ni umwe gusa,
ni umuntu wamaze kujya mu gituro. Nubwo waba uri mu bitaro urwaye urembye ugiye gupfa, hari abantu bagusura. Aba bantu ni Imana ibohereza, bakaguha 1000, bakaguha 2. Ayo mafaranga harimo icyacumi cy'Uwiteka. Ntushaka ugiye gupfa inda y'ingwari kurembeje, icyacumi hariya. Icyacumi nta rwitwazo, nta na rumwe Imana yemera. Nushaka ugiye kuburara, rarira isosi gusa, icyacumi hariya. Niba ushaka kugubwa neza, icyacumi hariya, ibindi ubizane nyuma. Sinzi niba hano hari abahinzi. Mvuko ijambo ry'Imana rivuga. Nta migisho ngiye kugusomera yo mu mwaka wa 2018, igihembwe ni icya 3, paje 47. Haranditswe ngo mu gihugu cya Kameruni, Salome yizeraga ihame ryo kugarura icyacumi no gutura Imana amaturo. Yahinze umurima w'imboga, ashiramo 10. Umurongo umwe wari uw'icyacumi, igice cy'umurongo cyari amaturo, bya bindi nakubwiye hejuru. Umurongo umwe mu 10 mu murima w'imboga, uwo murongo cyari icyacumi. Igice cy'umurongo 1/4 cy'icyacumi aba ari cyo kiba amaturo. Ibisigaye byari ibyo gukora mu rugo rwe no kugurisha. Uko icyacumi ku bahinzi gitangwa. Iwacu iyo nahinze ibirayi, njyamo ngatera metero koko. Niko njye mbigenzaga. Ngatera metero mu murima w'ibirayi, nibyo duhinga. Intambwe ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane, ya gatanu, ya gatandatu, ya karindwi, ya munani, ya 9, ahubwo ni umupaka w'ibyanjye. Ngatera iya 10, iyi ni iy'Imana, nkayishyiraho akamenyetso. Ngatera izindi 9, iya 10, iyi ni iy'Imana, izi 9 ni izanjye. Niryo hame ryo kugarura icyacumi ku bahinzi. Nibyo bita gukebesha. Mwese mu byaro murabizi, nibwo buryo bwo kugarura icyacumi Imana ishima. Nushaka ube wararumbije intambwe imwe mu ntambwe 10, igice cy'intambwe icyo cyose ni amaturo. Shanga ryose bavandimwe, mwitondere gukiranukira Imana. Ntabwo imivumo wazayikira. Musoma umurongo wa 10 rero. Umurongo wa 10 mwumva kuvuga. Ni nawo murongo ngiye gusorezaho muri Bibiliya. Maraki igice cya 3 umurongo wa 10 haravuga ngo, nimuzane imigabane ya 1/10 igenjeje ite, ishyitse mubishira mu bubiko, inzu yanjye ibe mw'ibyo kurya, ngaho nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Murebe ko ndazabagomororera imigomero yo mu ijuru, nkabasuka y'iki, nkabasuka w'umugisha, mukaburaho mu gukwiza. Bavandimwe bwoko bw'Imana, Imana yasezeranye ko umuntu wese ugarura icyacuma kiranutse, Imana izamusuka w'umugisha, umugisha akabura hawukwiza. Muri Bibiliya y'Igifaransa baranditse ngo ini benediction, nzagusuka w'umugisha umwe ubura hawukwiza. Muri Bibiliya y'Icyongereza yitwa Youth Bible baranditse ngo ni blessing after blessing. Imana izagusukaho umugisha, ariko izajya iguha n'indi migisha, ariko uwo mugisha uburaho ukwiza. Bavandimwe, Imana ntibeshya. Ntabwo Imana ibeshya, ni Imana y'inyakuri. Hano humve neza, ndi gusatira umusozi ubanza uhumve neza. Abantu benshi bibwira yuko iyo utanze icyacumi ugomba kugarurirwa icyacumi. Oya, ugomba kugarurirwa amazu. Oya, ugomba guhabwa amamodoka. Oya, ahubwo Imana niyo ikugenera umugisha ugukwiye, ariko uwo mugisha ikawugusukaho ukabura aho ukwiza.
ushobora gutanga icya 10 Imana ikaguha umugore mwiza pe, ikaguha umugore w'umunyamahoro, mu gihe abandi bagabo bararaga badasinziye, uwo mugisha ukabura hugukwiza ariko ukaba n'umukene wenda. Ushobora gutanga icya 10 mwabavandimwe mwe, Imana ikaguha abana beza, mu gihe abandi babyeyi bafite abana b'ibirumbo, babanywa inzoga n'abanywa ibitabi, wowe Imana ikagusukaho umugisha w'abana ukabura hugukwiza. Wa mugore we, ushobora gutanga icya 10 Imana ikaguha umugabo mwiza, mu gihe abandi bagore amenyo bayakuye, wowe Imana ikaguha umugabo mwiza ukaje urafurura uwo mugisha ukabura hugukwiza. Nico Bibiliya ivuga ngo nzagusukaho umugisha ubura hugenza gute. Mwabana mwe mushobora gukiranukira Imana, Imana ikaguha ababyeyi beza, mu gihe abandi bana bafite ababyeyi barya imitungo birirwa banywa gusa banywa, mwebwe akakuzigamira ukiga segonderi ukiga kaminuza uruguseka, uwo mugisha w'ababyeyi ukabura hugukwiza. Nico Bibiliya yigisha, nzagusukaho umugisha ukunanira ubura hugukwiza. Bavandimwe, mpamvu muri amasaha iteraniro mwese muri hano mu byo ukinisha, niba uri ikigomeke nguhaye inama nkuye mu ijambo ry'Imana, ntuje ukinisha icya 10. Uko wahembwa ibihumbi 100 nushaka uraza urukwirukanga n'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 by'amaturo. Niyo nama niba ushaka kugubwa neza. Ibyo uzakora byose uko byangana kose nuteranyaho kw'Imana icya 10, uje umenya ko ibyo byose ari mayinazi, ari zero, urukuruhira ubusa. Nunabirya abana bawe ngo ntabwo bazagenza bate, ntabwo Imana izemera ko bijya mu nda z'abana bawe, bizapfa ubusa. Mpamvu biraba ngo muravumwa wa muvumo mwese. Inama ku busonga nico gihamya cy'umwuka w'ubuhanuzi mu cyumva, kiravuga ngo abantu bumva bashishikajwe n'umurimo w'Imana kandi bakaba bafite ubushake bwo kugira icyo bakora cyo kuwuteza imbere, bazasanga gushora imari batyo bizanye inyungu kandi bigira umutekano. Bamwe bazakubirwa inshuro 10 mu gihe cya none, kandi no mu gihe kizaza bahabwe n'ubugingo buhoraho. Amen. Hari abantu bakiranukira Imana koko mu rukundo rw'Imana, ikabakubira inshuro 10, ukaba naguze inzu, aguze imodoka, aguze umurima, ibintu byose biraryoshe. Siko bose bazakubirwa inshuro 10, humve neza, ariko siko bose bazakubirwa inshuro 10 mu gihe cya none, kubera ko badashobora kubyihanganira. Baramutse babikijwe byinshi byabahindura abapfayongo mu busonga bwabo. Imana ihitamo kubigumana kubwo kubagirira neza, ariko ubutunzi bwabo babitsa mu ijuru buzaba burinzwe neza, izina ry'Imana rihimbazwe. Hari irindi tsinda agakiranukira Imana rwose, ariko Imana ntimukubira inshuro 10, kuko ngo iramutse bimuhaye byamuhindura umupfayongo agahinduka umupagani. Kubera ikisi, hari igihe Imana ivuga iti Marigarita arakiranukaga, ariko nimuha imodoka ntabwo nzongera kumubona muri korali. Ibyo Imana ibibizi. Imana ikavuga iti umva rero, Sebazungu ni umwana wanje, yize kaminuza, ariko mugize meya ntabwo yakongera kunyibuka. Ibyo byose ngo Imana ikabigumana kubwo kukugirira neza, ariko ubwo busonga bwawe uzabona ubugingo bugize bute, muzabona ubugingo buhoraho. Ngaya amatsinda 2. Imana nitagukubira inshuro 10 uzihangana. Hari Imana ivuga iti Daniel muhaye imodoka ntabwo yasubira mu mavuna, none nabe hariya nzamuha ubugingo.
n'abantu bangana iki se? Bari abaturage, yaba gitifu w'umurenge agahita atangira kunywa inzoga ko kanya. Mwarababonye? Kandi yari umwizera mwiza. Imana rero yabona ubwo bugitifu buzamugusha, ikabumwima nubwo yize amashuri yabuhabwa, agakomeza kibera mwarimu muri segonderi gusa. Uduhumbi desa buraryutwa, ariko nzakujyana mu ijuru. Humura nzakujyana. Inkuruzi y'umugisha cyangwa umuvumo ni marake. Muri aya masaha iteraniro ryose mbifurije kujya mwita ku cyacumi. Ibyo ukora byose, wowe wambaye kositimu waguze mu cyacumi, wowe wubatse inzu ikabisakajwe n'icyacumi, ni Satani wakoheje. Wowe ufite inzugi zikinze inzu zawe wakuye mu cyacumi, wowe ugenda mu imodoka y'icyacumi, ndagusabye hindukirira Imana. Hindukirira Imana, ndabigusabye noneho. Niba ushaka kuzabiheza n'abana bawe bakabiheza, hindukirira Imana, garuka ku Mana. Ibyo ukora byose mbere yuko ugira icyo ubara, mbere yuko ukuramo minerivare, ubanza utange icyacumi, n'iryo tegeko ry'Imana. Mpamvu Bibiliya yasoje ngo nzahana indyanyi nyibahora, ntizarimbura imyaka yanyu y'ubutaka. Gatatu, imvura izajya igwira mu gihe cyayo, izuba rizajya rivira mu gihe cyaryo, ibintu byose bizagenda neza. Abatuye isi baramutse batanze icyacumi neza, Imana yarasezeranye ngo imvura nzajya nyigusha mu gihe cyayo, izuba rive mu gihe cya. Mureke Imana idufashe rero. Twese twasubiye inyuma, twiba Imana, ariko Imana iradukunda. Mureke kubwaya amasaha meza no kubwira ijambo ryayo, iteraniro mwese muri hano muvuge muti Imana tubabarire, utwakire, wemere twongere tukubera abana, nawe utubera Imana. Nibyo mbifuriza mwese mu izina rya Yesu. Mbese muri iri teraniro haba hari umwizera, umuntu wese uri muri iri teraniro akavuga tumva rero njyewe guhera uyu mwanya mfashe icyemezo, Imana izabinshoboza. Umuntu uri muri iri teraniro akavuga ati njyewe mfashe icyemezo, Imana izabinshoboze. Niba uri hano nubwo waba umwe, hagurukira aho uri dusenga Imana. Umuntu wumva mu mutima wafashe icyemezo ati njyewe ngiye guhindura imikorere nakoraga, nibwiraga yuko ibintu ari ibyanjye, ariko ibintu ni iby'Imana. None rero ndashaka kongera kujya ngorana n'Imana neza. Mureke dusenga Imana. Data wa twese uri mu ijuru ryera, cyo kongera gukorana nawe mu kukugarurira icyacumi n'amaturo. Uko bose bahagurutse mbasabiye imbaraga ya Mwuka Wera. Nanjye ubabwirije ndi umunyabyaha w'umunyantege nke, nanjye nisabiye Mwuka Wera nga mbashishe igihe mbwiriza abandi, nanjye nse n'ibyo mbwiriza, maze ku iherezo ry'uru rugendo Satani n'abadayimoni be bamaze gutsindwa, twese tuzahurire ku nyanja y'ibirahuri. Nibyo ngusabye mu izina rya Yesu.